bifite birana amateka tugomba kuyasigasira tukayabika. Hari n'indi urumva yitwa ibihe bihibindi ibiganiro bikomeye cyane n'ubwite n'igihe nikigera bazayobwira. Niyo mpamvu ninze kugitenya uvugaho. nuko baba bari kumushuka bamutesha umutwe. Ni nk'aya mateka yo y'icyenda na kane uko bagiye bacuragizaga Habyarimana, baza n'abasirikari 600. Ingo wenda tugira abanyarwanda banakimenye. Uyu munsi ejo bundi hari umwana umaze iminsi umubyeyi ntibamusangayo, ariko nk'uko nabisobanuye ubundi iyo bagushaka biriya babitwara mu mifuka. Babaza ku babyeyi umwana abategereje ibyo umubyeyi amuha, cyangwa se hari n'ibyo atamugiraho inama. Ibiyobyabwenge hari umwana kumva umubyeyi we ariko ntarakonfirima neza. Bashobora kuba uyu munsi simbihamya 100%, bashobora kuba bamaze no kugira gute no kumukubita agafuni. Simbikonfirima, ariko amakuru mfite bagiye hari ari kujijisha kumva uriya mubyeyi baramufashe mbere bo bajya gutwara uriya mwana. Nawe baze kubera kubuza isi. Icyo bisobanuye ni iki? Ngewe rero bariya bagabo by'umwihariko nge ndabazi ise bamaze kumufata mbere, ariko bamubika ahantu. Noneho kubera ko byagombaga gusakuza n'abana bagasakuza n'abaturanyi n'iki, gufata umwana bakamufunga kwari ubu bamukatiye isobeka. Nta wemerewe kujya yego. Ubwo rero umwana uyu munsi akatiwe insubika gifungo arimo ngira ngo umuntu wese yisobanurire. Ntabwo bari gukatira umwana batazi ahantu isari. Kwari ukugira ngo bagaragaze ko isa ari umunyabyaha, ari bafunguriye mwana kimenyimenyi. Turasenga ngo bazamugaragaze, ariko birabibyuye. bashobora kuba bamwishe. Ndahazi ni hari Kigembe kivuye ya cyangwa kivuye ya Byumba. Yego ndahazi. hariya siho bahereye bijya mu gisirikare barakwiciye ababyeyi bane. Wibuke impamvu hari zone turikwaze yawe, ni nka zone turikwaze kuko buriya bahafashe mbere aribo bahakontorora. Abandi barabamenyesha kubera ko nta mugabo uhatuye. Aba hari rwa rubyiruko ntibariya bashyaka wumvaga bavuga abana batoya ko numvise bambabarira abanyarwanda
none kubicyo bamukubise mu maguru amakuru aba ariyo yibera bakajya bamuvana hariya bamujyanye ku nkiko ari ukugira ngo babone uko bajijisha bya bindi byabo nyine bakamurongorera tuzabivuze ngo niko maze iminsi ndwaye ariko umugore baramurongora bakamusambanya bariya tukiri kuri iriya ntara bayikozemo ibyaha byinshi noneho bica icyitwa umugabo cyose bakica icyitwa umuhungu cyose isigara ari intara irimo abapfakazi gusa yego bavuka birize ruriya rubyiruko irwumvishe ngo rujye mu gisirikare birayigora ni nayo mpamvu buriya kenshi umuntu wo mu majyaruguru iyo bamwumvisha bahita bamwica nubwo mubona wenda hari uko fora akavuga akagira gute ariko abenshi ni abatavuga abenshi ni n'abapfa abantu batanazi hapfa abantu benshi batazi ngo bamusanze mu kiraro bari abenshi ni ababa bari hariya kwa Gacinya abandi ni ababa hariya bakakwica bamara kukwica nguruka ntafata uhitwa ariko nta batubwira ko turi kumwe kandi ngewe by'umwihariko nanabasuhuze nanabwire ngo mukomere tuzatsinda cya mbere hari umusaza ujya uvuga ijambo n'ejo naramubwishe umusaza witwa Twagiramungu uriya musaza turabizi ko turi abaturage nta nubwo ibyo twanabyivanga by'abapolitisi hari umuntu wicara aravuga namubwiye ngo ngewe ntabwo nize warakareka ngo wowe ngo atabuze ati kiriya gisaza aricyo mbese bamuhinduye nayo bamuhindura icyo niko nanjye nari mbizi hari umuntu wigeze avuga ngo abarizo none nabonye risubiramo ngo ikizabohora abanyarwanda ni ugushyira hamwe kandi bakarenga umugozi w'amoko urumva buri munyarwanda wese ko nta kintu gutwaye ariko hari ikintu bita agatsiko k'abantu bake agatsiko k'abantu bake gapeneriza abandi bose abantu ko nimba mu mayeri akomeye ariko wowe ugiye kunywa icupa ryawe wihahiye umuntu arakubwiye ngo wowe ngo kuba uri umuyobozi ukabona unanywa inzoga kandi wawe uba uzifite rero ntacyo binagutwaye njye ntabwo umutera amabuye wayinyweye ahubwo ikibazo ufite ni kimwe kandi abanyarwanda bataramenya y'umwanzi na sitarateji ziwe kubera ko muri inzoga iyo yanga ko abantu bajya guhura ngo banywe inzoga cyangwa se abayobozi bari kunywa inzoga iyo bahuye mu kabari baraganira urumva twajaga duhurira ahantu turi mu kazi kwicarana mugenzi wanyu mukaganira wowe wisanzwe kwinezererwa reka mbyite gutyo jati njyewe mbona mugatangira guhuza ibitekerezo kandi ikiyo kibaye gishobora kuvamo igisubizo urumva ni ukubuza abantu kugira ngo beye kwegerana batagira umugambi bageraho ni ukugira ngo umuntu yere kugira ahantu atirimuka ngo ahure nta muntu w'umuyobozi ukwiye kujya
kwiyandagaza ngo yicaye hariya ngo ahuye n'abaturage uhora n'umusirikare waramutse afande waramutse karuta abandi urumva ubwo rero iyo ni imwe mu maturufu yo kugira ngo abantu badahura bakwereka ko uri umuntu ukomeye kandi bakora kuko uri umunyacyubahiro kandi akora umwanzi ugenda umwica kuko utazi tekereza ntawe uhari ufite mu modoka ugenda wenyine ntawe muganira bagushizemo ikintu cy'icyubahiro abaturage ejo nishije abanyarwanda washyira kuri David TV waba ufite amagande washyira kuri David TV hose buriya iyo umuntu antutse cyangwa atukanye mpita mbona uburere yifitiye mpita mbona ndetse n'uwari we ntabwo bintwara umwanya no kudushyigikira hanyuma yo kudushyigikira njye nabwiye ko mfite ikibazo cya telefone ubwo ndategereje turi mu maboko yabo ubuhungiro mwese aho muri mwese ndabasuhuje buriya yes ni byiza niyo mpamvu buriya abanyarwanda ni wa wundi wenda kujyana umwana wawe kwa muganga utazavuga izina rye reka tubigire ibanga hari n'undi nanjye wanguriye imashini niyo mpamvu navuze ngo